Muri kano kanya ni inkuru ibabaje cyane irimo kuvugisha mu karere ka Huye umugabo wari uzwi cyane mu bucuruzi bw'amafi yishwe mu buryo bw'amayobera n'abantu bataramenyekana. Ni iki cyabaye? Ese ni iki abaturage bavuga kuri uru rupfu rutunguranye? Kandi se iperereza riravuga iki kugeza ubu? Komeza urebe iyi video kugeza ku musozo kugira ngo umenye amakuru yose arambuye kuri iyi nkuru y'akababaro yabereye mu karere ka Huye. Ni inkuru y'akababaro yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 17 Mata 2026 aho mu karere ka Huye umurenge wa Tumba akagari ka Cyanzarwe hiciwe umugabo witwa Karamira Loyizi uzwi ku izina rya Gasongo. Uyu mugabo yarazwiho cyane mu bucuruzi bw'amafi ku isoko rya Huye, aho benshi mu baturage bamuvugaga neza nk'umuntu wakundaga akazi kandi wicishaga bugufi. Amakuru ava aho byabereye avuga ko abagizi ba nabi bataramenyekana bateye mu rugo rwe mu ijoro ryakeye bamugiraho mu buryo butunguranye, ubundi basiga bamwishe. Abaturanyi bavuga ko bumvise urusaku rudasanzwe mu ijoro ariko benshi ntibabyitaho bakomeza barisinzirira. Nibwo mu gitondo byamenyekanye ko nyakwigendera yamaze kwicwa. Bamwe mu baturanyi bageze bati twumvise ibintu nijoro ariko twagize ngo ni ibintu bisanzwe. Nibwo mu gitondo twatunguwe no kumva ngo Gasongo yamaze gupfa. Urupfu rwe rwateye agahinda gakomeye ku bamuzi, cyane cyane abakoranaga nawe mu isoko rya Huye aho yari amaze igihe ariho akorera. Abaturage bavuga ko yari umuntu utaragiraga amakimbirane azwi, bigatuma benshi bibaza impamvu y'ubu bwicanyi bwabaye mu buryo bw'amayobera. Kugeza ubu inzego z'umutekano zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane abakoze iki cyaha n'impamvu yabyo. Abaturage barasabwa gukomeza gutanga amakuru yose yafasha iperereza, cyane cyane uwaba yarabonye cyangwa se yarumvise ikintu cyaba gifitanye isano no kwica uyu mugabo. Ni mu gihe kandi abaturage bose bo muri kano gace bavuga ko bagiye kukaza ingamba zo kwicungira umutekano, cyane cyane mu masaha ya nijoro. Urupfu rwa Karamira Loyizi rusize icyuho kinini mu muryango we ndetse no mu baturage bamukundaga. Ni inkuru yongeye kwibutsa buri wese akamaro ko gukaza umutekano no gukorana n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo harindwe ibyaha nk'ibi, kugira ngo hatazagira uwongera kuhasiga ubuzima. Ubu ni ubutumwa bukomeye ku bantu bose, no guhora uri maso no gutanga amakuru ku gihe, kuko ari bwo bufasha bukumira icyaha no kurengera ubuzima bw'abantu. Niba ushaka gukomeza kubona amakuru haba ari kuvugwa hirya no hino by'umwihariko mu Rwanda ku makuru tukugezaho kandi yizewe, kanda subscribe, ukanda like ndetse usangiza abandi iyi video. Twandikire no mu bitekerezo tubwire icyo utekereza kuri iyi nkuru ibabaje. Turacyakurikirana iyi nkuru, tuzakomeza kubagezaho amakuru mashya uko agenda aboneka. Mwakoze cyane, mukomeze kureba Itohoza TV Rwanda. Mu kanya ndakubwira andi makuru aba ari kuvugwa hirya no hino ku isi by'umwihariko mu Rwanda.